Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe kuba yakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni iyihe? Ni gbforexonline.com. 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 www.gbforexonline.com. gbforex online gbforexonline.com. Hello, muraho neza nk'uko bisanzwe, this is JB Forex Online. Turagarutse muri Did You Know, aho tuzaba tugenda tubategurira ibintu bigiye bitandukanye bifite ubihuriye mu mwuga wa Global Financial Market, mu gice kijyanye n'ivunja n'ivunjisha ibijyanye na online forex trading. So rero iyi ngingo tugiye kuvugaho uyu munsi ni ijyanye n'ibyiciro by'abatrader cyangwa se abacuruzi bacuruza mu isoko rya financial market. Ese barimo ibyiciro bingahe? Nibyo tugiye kwinjiramo, ni ibyiciro 4. Tubibutsa ko ibyiciro uko turi bubibabwire bigendera ku miterere, kubera ko abatrader baba bafite imiterere itandukanye, gahunda zitandukanye mu buzima. So rero mu bucuruzi bwa forex ni uko biba bimeze, kuvuga ngo umuntu ahitamo icyiciro cyangwa se ubwoko bw'umutrader azaba we nyuma yo kudecidinga, kumenya gahunda ze z'umunsi, risk management yiwe, capital yiwe, uko ibintu bye byose biba bipanze. Noneho akaba yakigenzura akavuga ati muri ubu bwoko bwose baho bw'abatrader ndabona ubuzanyorohera ari ubu ngubu. Noneho akaba ari byo atangira kugiramo practice yimenyereza, kuko ntago ari forex nk'uko isaba discipline. Ni ukuvuga ngo na discipline irasabwa mu kumenya umutrader wa nyawe ugomba kuba we. So ni ukuvuga ngo wenda twahita twibaza ngo kuki ari ngombwa kumenya ubwoko bwawe nk'umucuruzi, cyangwa se kubera iki ari ngombwa kumenya cyangwa guhitamo umutrader ugomba kuba we. Icyambere ni uko bigufasha guhitamo strategy ikubereye. Icyo kintu cya mbere bigufasha kumenya strategy ikubereye iyo wamaze kwisobanukirwa ese nzaba umucuruzi wuhe. Ikindi bigufasha kwirinda guhubuka, noneho bikagufasha nyine kudakurikirana ibyo abandi bakora kandi utabisobanukiwe, utazi ubwoko bw'abacuruzi ari bo. So bikagufasha kwirinda guhubuka, bikanagufasha noneho kumenya amasaha akwiriye n'uburyo bwo gusuzuma isoko n'igihe cyo gufungura no gufungura trade zawe bitewe n'ubwoko bw'umucuruzi uri bwo. Ikindi kandi bigufasha mu cyo bita gukora trading plan, ukamenya trading plan uraza gukora. Kuri icyo kintu twari tuvuzeho cy'amasaha na trading plan, umenya na time frame ugomba gukoramo byibuze analysis, ukamenya uti niba ndi ubwoko bw'umutrader nkaba nshaka ko trade zanjye zitari butindemo cyangwa ziramara iminsi, mba ngomba kurebera chart yanjye, view yanjye muri time frame izi n'izi. So twihuse kuri izo types of traders cyangwa se ubwoko bw'abatrader bugera muri 4 kugira ngo tubanyuriremo. Ubwa mbere bwitwa scalper. Scalper trader n'abantu bacuruza mu gihe gito cyane, ugasanga chart cyangwa analyze yiwe ibera mu masegonda cyangwa se iminota. Ni umuntu ugaragazwa no kusanga yafunguye amatrade menshi ku munsi bitewe na time frame akoreramo, iri hagati y'umunota umwe, iminota 5 se, akenshi na kenshi ntago bajya barenza 15. So ubwo ni ubwoko bwa mbere. Ubwoko bwa kabiri nabo bita aba day trader, usanga afungura amatrade yiwe byibuze ashobora kuba yamara umunsi. Abenshi nubwo batuma trades zabo zishobora kuraramo. Nabagomba gutradinga byibuze akenshi na kenshi akamakinga ashobora ko uwo munsi yahombye cyangwa yungutse, nibo bita aba day trader.
we akora analysis byibuze guhera mu minota 15 30 ariko ntarenze isaha, kamenya ngo candlestick runaka byibuze niba ninjiye mu gitondo isaa 3, bakunda gukora ama setup yabo karekare mu gitondo, akamenya ngo araza kubona entry muri London cyangwa se New York session, and then arara ama trade yiwe yavanye. Mabone bo bitwa aba day trader. So hari abindi bitwa aba swing trader, we afungura ama trade aramara iminsi kabisa, usanga afite ama trade aramara iminsi cyangwa se n'ibyumweru, abona bita aba swing trader. We no kuvuga ngo ntabwo akunda gukina kureba kuri chart cyane nk'aba bandi ba mbere ba scalper cyangwa aba day trader. Ushobora kurebaho agakora analysis yiwe muri 4-hour time frame cyangwa se mu masaha 4 cyangwa se mu munsi cyangwa se akanareba muri weekly chart cyumweru ukuntu bimeze, and then agafata entry yiwe ikabishobora kumara iminsi cyangwa ishobora no kumara ibyumweru. Abo nabo bitwa aba swing trader. So rero ari abakane bitwa aba positioning trader cyangwa se investors traders. Kenshi na kenshi anga kuri positioning traders ni ibigo by'imari. Iyo tuvuze ibigo by'imari turabizi ko isoko rya global financial market ririmo aba big players benshi, cyangwa se ririmo abantu benshi barishoramo imari cyangwa se baribyaza umusaruro, niko nabivuga. So rero abakunda gukoresha iyi kind of trading bitwa positioning trader n'ibigo by'imari, usanga bashobora gukora trade zishobora kubara amezi menshi ndetse zikaba zishobora no kugera mu mwaka. Rero bo chart zabo bazirebera muri cyo bita weekly na monthly chart. Chart bakora analyze mu gihe cy'ibyumweru, akaba ari bashobora kurebera view cyangwa mu kwezi, noneho akaba ashobora gukora trade ishobora no kumara nk'umwaka cyangwa se no kurenga. So nukuvuga ngo bashora igishoro kinini kenshi na kenshi, kandi ubwo ntago baba bafite ikibazo cyo kwikandagira mu buryo bwo bucuruzi bitewe n'igishoro baba bafite na target ya profit baba bari gutagetinga. So nukuvuga ngo wenda bitubabwiyeho kugira ngo niba usanzwe uri no mu trader urebe ngo se ubundi mu by'ukuri nduwuhe mu trader, se mfata igihe kinini muri chart, ese urihangana cyangwa uhangayikishwa n'igihombo gito, ese ufite intego zo kunguka vuba cyane mu buryo bw'igihe kirekire, ese ufite connection ihamye na internet bigufasha nko kuba umuscalper niba ushaka kuba umuscalper uhita winjiramo uhita uvamo. Ibyo byose bigufasha kumenya ubwoko bwa trader uri we cyangwa se umutrader ushaka kubaho. So rero inama ya zingirakamaro cyangwa se zagufasha nk'umuntu usanzwe ari umutrader, icyambere ntukimure mu bwoko bw'umutrader mu buryo wishakiye. Uriwe niba uri umu day trader bimastering, ntiwigire umu positioning trader ngo wigire umu scalper, guma muri ibyo ngibyo. Ikindi igira ubwoko bukubereye, ubukorere strategy kabisa ihamye, uvuga utanga nibwo bwoko ndimo, nibyo bintu mbona bifitinga n'akazi kanjye, umwanya mbona, discipline yanjye, psychology yawe ubimastering aba ari byo wigumiramo, sibyo? Ikindi ugomba kumenya ibyo bakoresha nka time frame, ugendeye ku bwoko bwawe, ntujagarare mu time frame kandi waramaze kumenya ubwoko bwawe. Iyindi nama ya nyuma, ntukigereranye n'abandi kuko buri wese afite inzira ye mu isoko, afite uburyo cye atekerezamo, capital yiwe itandukanye n'iyawe, intego ziwe muri trading cyangwa trading plan bitandukanye n'ibyawe. Rero ntukagire umuntu ugerageza kwigereranya nawe mu bucuruzi bwawe, sibyo? So iyo ni nk'inama rero nababwira. Kandi kantu ntabura gusorezaho, bijye bura mu bucuruzi bw'isoko ni bya forex trading cyangwa se bwa financial market, kumva neza ubwoko bwawe nk'umucuruzi ni intambwe ya mbere mu gutsinda. Ikintu cya mbere gikomeye bugezeho uriwe, nibyo bizagena igihe wakoresha, uburyo wakoreshaga, uburyo uhangana n'igihombo ndetse n'inyungu yawe, uburyo widisciplina ndetse n'uburyo utunganya neza icyo bita trading plan yawe. So rero niba utarabasha kwisobanukirwa nk'umutrader ngo umenye ngo nduwuhe, no gucungana n'ibyo bindi ngo umenye ngo ubwo namenye ko ndi ubwoko bw'umutrader ngomba kwitwara gutya kugira ngo mbashe kuba successful mu isoko, cyane ko ari zo ntego twese tuba dufite. So nk'uko bisanzwe
uruko ndangije kubakora did you know mbibutsa ko umubloka mwiza turi gukoresha ari HFM. Tukamukoresha kuko kubitsa no kubikuza biri instantly, biri automatic, and then tukamukoresha kubera ko ari umwe mu ba broker beza basigaye bari gukoresha mu Rwanda ugenekereje n'abandi bose bari baragiye babanje, ndetse akaba afite uburyo bwa crypto account cyangwa se crypto SFD account. Ushobora gutradinga ama crypto bitagusabye kujya kuri za Binance cyangwa se ku zindi soko zivunjishirizwaho ama crypto. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu nizongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.